njyewe maze igihe nziranye na Alia, ariko igihe cyose namenyanye na Alia nzi nyine sister we Dagi, nzi brothers, nzi friends and family, ariko nta muntu n'umwe mvugana nawe na Dagi ntabwo tuvugana. Ewana na wa munsi na nyuma gitondo tubyutse mu gitondo nibwo bampamagaye ari babiri. Ntabwo cyakubwa abandi bantu batari sister wanjye. Njyewe ntabwo ndi umukire mu miryango yanyu, ndi umukire mu muryango w'iwacu. Ndabona hano hahiye. Imbabazi se bazishyira kuri plate and then ariko abivuge kuko njye basi niba nanjye reka nanjye ubwo nanjye ubwo hari ibintu nanjye yagiye ankorera basi njye nyera kagize wewe nduriyenzanyaho ariko njye si icyo washakiramo n'uwo mutima oya ari uretse umuntu wese aba afite ibintu bimu Godfa oya buretse manzi ngira ibintu mvuga Godfa kucyana umutima umuntu mu ijambo yego mbese muyango kubera iki yaba afite biriya bintu byose njyewe uriya muyango uzi ko ari umwana mbyaye izo nyaci ngiye nazo mfite duhuye zarashaje guma wicaye gutyo urambabaje Slim Jesus kumbaga Muyango uri kunywa ikishushu agasokozo k'isaha tatwana zakomeye ariko wowe unaona vitu hapa vime Nubwa mbere ugiye live guys twagiye bamwita fa. Nubwa mbere se wabonye azinaho abantu bari buze kuza hano hasi muze gufunga kamera zanyu aziro muri buze ugafungura kamera ukamutinga mic yawe. Bana following TikTok nzajya ngaruka tubona risaba yigonga kamera unafunga kamera. Oya ufungura kamera ugafunga mic. Oh okay. Ariko bitavuze ko abashyitsi dufite anytime icyo nsaba abantu ugafungura kamera ugafunga mic. Uyu mushushuri hasi yitwa Fafa n'umumama wirwanyeho. Abamama birwanya muri Amerika. Kugeza batoye undi. Ngera bamubwira ngo uri muramu. Twagiye. God ugira umunwa buretse yaho ngaho. Nyutinga mic yawe turaje hagiye kwaka umuriro. Ese muyango uri kujyayo ko bagiye muri mu kibuga cy'indege. Muyango sizana ku kibuga ari kwisoko no kuzenguruka hano mushari kuzenguruka mu nzu nshakisha utuntu twato na hato ariko abantu bari kuvuga ngo barankunda ntibampa amafaranga bagukandeho humura barayaguha sheri uyu munsi tugomba kutatubera Mama Miracle uriye ko ntakubona Mama Miracle arampa inzu ntago ari bo minari ariko shaka vuga ibintu byose hano umuntu atanga indege akayikuzana ukayicaramo ikagutwara ikakugeza Bukavu muyame umva hari ikintu nzayakoresha amafaranga muri bume yose uyu munsi nzayakoresha ikintu cya danje twese dufitemo uburenganzira ko ari na pizza pari niba banakwangana mikaka yangu Mutapping screen guys mutapping yeah muntu uri bundi kumwe hatyanamo ngo bagiye bate nta muntu ngo abantu bancuke umuntu ajya shuka umukecuru hey guys let's go ceceka ntabwo ndi kujya nibuka ko ari we ndi kuvugana nawe nkumva nahita nkunigaho kaho nawe ndi kuzira ubutsi Narengana musharinge live muyango vayo ngo ntabwo nemerewe kuvuga muyango ngwino moderating ikiganiro kuko ngo ntabwo nemerewe kuvuga urakavuga idahiye Godfa oya se kandi nukuri mbere y'Imana gusa umpoye iki wowe uzi ukuntu wanyagishe wokaho nawe gute rero ngira umunwa ukaseke barasetse nzira okay so guys mushanje okay turaza kwiyunga nibiba ngombwa ukanyumvisha aho naguhemukiye ariko ngiye ni hehe nakunda guhemukiye hehe rero guys twagiye abantu banyu barebe mu bakunde ahantu wampemukiye urifata ugafata murumuna wanjye ukamushyira kuri live ntagutumiye ngo uze kumushyira uzi ko atari muri showbiz warangiza yavuga ngo ndi umukire kandi ari nge mukiri wabo kwa nyina ugatangira kuvuza induru nese n'undi wundi mukirazi ngaho rekura TikTok universe hano nk'umukirekazi oya ngende umukiri wacu kwa mama na papa ni ngiye mukuru kuri bo bajya mwitande wa murumuna wari yakuru bamwitande we Vibaceceka. Thank you. Ari. Nago volume yari hagije.
ni ukuvuga ngo muri kunyumva neza. Ni ukuvuga ngo njyewe ikintu napfuye na Godfather igikomeye n'ubundi tukaba dusanzwe dufitanye ibibazo bidakomeye cyane ariko Godfather yarame mu cyoga fata yajya gutoka igitutsi kibi bari guhita nkura urumva ikintu Godfather bajye muri muna wanjye utaba muri showbiz muyango kugiye mu bicu Muyango urabagurukana ndazana Kenisi ndambara ya nera ubwoba yatera ko barya Muyango ndazana Kenisi Muyango hunga Kenisi nguye yaje Kenisi ariko arihe kuri ku muntu ariko gusa uko Kenisi ari boss wanjye urimo urajya ukomeza uvuga hano Muyango Kenisi nguye oke ajya warukimbwira aha urumva arangije azana muri muna wanjye none muri muna wanjye ikintu cyambabaje yavuze like we yaravuze ati njyewe Alia ni umukire abivuze yewe ni n'umwari nanjye wetegereza uraje urareba Muyango arakuba hano umuntu Muyango ahita Muyango niba ari ikintu azi kurusha ibindi ni ukuboroka byihuse twagiye muburoka abantu ureke badutuke nta kibazo oya ose wanutse ndaya namubrotse sha indaya kuko ni igitutsi kuko ibyo birumvikana ariko hari umuntu uzana akavuga ubusa umuhongo ntago yaravuze ubusa ariko hari undi uza ukajya ubona wapi no they are giving me some gifts on TikTok umuntu uzamuka ntafungure kamera uramumerera nabi fungura kamera ufunge mic yawe abantu funga mic yawe ufungure kamera. Hi, how are you? Kabano wicara ahantu hamwe bimwe byawe byo kugira ntabwo ugishira kamera ngo bikundi tuza uguma ahantu hamwe no nobody's casting abantu ufungure kamera yawe ufunge mic. Murumuna wanjye avuze ngo ndi umukire none nk'umwana wanjye avuze ngo ndi umukire ari njye umwishyurira amashuri ari njye umugaburira ari wanjye mwavuga ngo ngewe ngo umukire ngo wundi ngo yitwa mu muturanyi kandi umwana wanjye ataranahakandagira murumuna wawe rero urumva hajya ngo yitwa atoceceka buretse ntabwo ndaguha ijambo Godfather calm down okay murumuna wanjye murangije muramwihangura mvuze ngo murumuna wawe ni umukire none se nako ngo mukuru we ni umukire twebwe dukize ibintu bikeya bwacu turabisangira 100% ntabwo twarushanwa nta mukire ubundi saro wewe indi ntari tegereza nagiye kwaka umuriro Prophete fungura kamera yawe nyari gukundira niba utakundira uduhaye umwanya twagenda kumva nguteza amatwi urumva none ikintu kirenze gute udapitisha na minui donc no mwanyumvise ikintu nyine ikintu cyanangaje ni ukuntu bahita batangira gutuka sister wanjye kuri ibintu nyine bitiyubashye ibintu bidafite ahantu bihuriye n'ibyo yari ari kuvuga ariko babigira ibintu bya hatari ariko to be honest wayasha narindi kuvuga igiswahili kandi hakuntu ngiye ndi kuvuga igiswahili ko nuvuga igiswahili ukireke sibyo tuangalie Kiswahili mwachi hako muya waritsa kavuyo ndakikuvugisha mwachi Kiswahili tuangalie Kiswahili wikivugisha mu kavuyo usundi ko ndi kukubona uri ahantu habiroka wo kabone nka Drux Pita hapa ikara pale nirira milagre mutaka abantu nubwo twaba turi kugenda areba inyuma ntamubonye imbere ndamenya ko ari uwe ndasiye kuryama iwacu apana okay dukomeze wari ukivuga nuko Godfather abantu biha sister wanjye ngo yavuze ngo ndi umukire ariko to be honest
byose bingana iki amafaranga yose ntabwo wayarira rimwe. Ubu ngubu ufite amafaranga menshi wayaririye rimwe wayamaze uyu munsi warayariye. Nkuko nta wundi mukire namenya uruta ababyeyi banjye kuko nta bandi bantu bari bankorera ibyiza bibaruta urumva. Cyangwa wenda umuntu wabinkoreye wadanje urumva nk'ibyo ngibyo nyine. Hari umuntu nyine ugukorera ibintu byiza mu buzima ubu akaba ari we mukire wawe, akaba ari we mukire uzi, abandi bose bakaba ari abakene. You don't care. Ntabwo ndi umukire kurusha abandi bantu bose, ariko I make sure ko abantu bo mu rugo, abantu tuvukana, umuryango wanjye ubizi ko ari njye mukire wa mbere. Mwebwe muza mubabwira ngo umukire wa mbere ninde? Mpari. Rero murumuna wawe tugende gake. Murumuna wawe yaje hano aza yigize umuntu wo muri showbiz. Aza ntabwo yabyigize Godfather. Point of correction. Yo, Godfather. Oya. Kwishishisha. Godfather akasa mutwe. Godfather oya. Oya muyango wari uhari wandariye ijoro mu gitondo niwe wampaye report. Na ikintu yavuze atangira no kuvuga yaravuze ngo njyewe sinzi nuko nta nubwo rwose yarabizi ukuntu bazamuka ntacyo na kimwe nzi kandi uretse gato erega basa ukuntu uwo uzi gukoresha TikTok n'abantu bose baba babizi ubivuga nyine ubivuga uko byagenze. Uretse gatoya nukomeza kumbuza kuvuga ndahita mpfa. Ahubwo ikindi abivuge neza uko byagenze uko arabizi ntabwo yabyibagiwe. Uwo muntu yazanye reba no muri comment ntabyo yarazi rwose nari kuri TikTok. Yavuze ko atamenyereye imihanda. No muri comment bari kubyandika. Umuntu wazanye murumuna wawe ni Muyango na Dumba. Ntabwo nari muzi. Dumba nawe uramubeshye. Ite message wamwandikiye. Uri kumubwira ngo natanye ngo uri kubwira ngo ngore ndamuzamura. Muramuke. Yego. Shari vuga ibintu ukuntu byagenze ku murongo. Ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo yaramenyereye imihanda niko byagenze cyangwa ko byagenze. Nukuvuga ngo Dagi ukuntu bimeze. Dagi ntago azi ibintu byose bya showbiz. None byarambabaje cyane. Buriya ngiye but because I'm here to protect me. Ngo ndikubeshya ariko se ariko mwagiye muri nkaguharara abakobwa murabaharaye kubera ibashasha muri oya reka abantu bo muri comment Godfather abantu babazi ukuri like nundi muntu wese ajana kabeshya. Ibi bintu byose ndi kubona bari kuzamura ni ibyanjye ariko bankunda muramparaye cyangwa zahore nza muzajya mubimba buri muntu wese amikino cya Dani. Reba muri comment cy'abantu muri comment ndabakunda ndababizuye mwese. Yaje avuga kuri nana baba bafite amakuru yego ko batangiye kumutanga nyine. Urumuna wanjye nukuvuga ngo ngiye ukuntu umeze. Ukuntu umeze gatonya. Gatonya ngiye kubaha aga short story. Nukuvuga ngo ngiye ndi mukuru iwacu. Ngiye mukuru ndi imfura mu rugo. Noneho apart y'ibyo yapfuye afite imyaka 19. Naramurwaje muzi story nigeze gukora ikiganiro kwa Yago abantu bose barakireba urumva barumuna banje nibo bana ba mbere nibo banyigishije kuba umubyeyi ntaranabyara you understand. Urumva rero kuvuga ngo umuntu yaza kamvuga nabi hari barumuna banje wabukishe Godfather nawe bakugira gutya uri kubyumva kandi nawe uri musaza wanje ariko nuko watunaniye uragahona. Bari kumbaga. Urumva Godfather n'umwana mubi. Godfather yarabizi ko sister wanjye bira binatabizi ariko ufatanya n'abandi bantu butu daimoni ariko nyine kubera kuntu ndakana keza na n'ikintu banatekerejeho urumva ariko to be honest murumuna wanjye shout out ndabakunda abantu tuvukana cyane Dagi yanakurangiza Godfather yanhakinga TikTok. By the way Dagi ngiye nubwo Godfather yavuze ngo naramuzanye reka nkubwire Godfather Dagi n'uyu muntu adashaka kumva ikintu kandi agifiteho notion cyangwa akizi ukundi kuntu gutandukanye akagira clear. Njyewe maze igenziranye na Alia ariko igihe cyose namenyanye na Alia nzi nyine sister we Dagi nzi brothers nzi friends and family ariko abo bantu bose nta numwe tugirana contact nta muntu numwe mvugana nawe
na Dagi ntabwo tuvugana ewana na wa munsi navuga ndiya munsi na nyuma muyango mu gitondo tubyutse mu gitondo nibwo bampamagaye ari babiri mvuye kudepoza umwana ku ishuri nibwo Muyango na Dagi Dagi yarampamagaye nanjye mpamagara Muyango numvise bya bintu ukuntu byagenze baransobanura ukuntu byagenze ariko nyine numvise ukuntu Godfather nsanzwe nzi ko ari brother wanjye ariko uburyo witwaye ntabwo bwari bwiza cyane ko you know how sensitive imiryango yacu bimeze twebwe turaba Rwandaphone ariko turaba Kongomani na cya Godfather kirimo you get urumva arangije avuga biriya bintu iki ariko nyine njye nta mutima mubingira nitwa ngo va mu matiku uryame ejo batazakuzana ngo wavuze ego njye ndavuga bakavuga nagaki kuvuga ibintu uko bigomba kuba ntabwo yababaye buriya mfite nk'ibintu ahugiyemo mureke buriya ntabwo ngomba kuvuga ndi hangaha njye se ntabwo mfite ibindi bintu nakabaye mugiyemo naza hangaha ariya se uravuze ngo ugiye mu biki ibyo ugiye mu biki ko tuta ndahari ndi gutega amatwi reka tukurangire what you have to know ninjye mu bwo gushoboye kandi ushobotse wumvikana na buri wese shoboke ntabwo twumvikana Muyango bizu baza kwiyunga hanyuma ibyo rero urumva kese nkuko yari imeze ntabwo nshaka kugira ngo dusubire inyuma kese uko yari iteye yaje gusubiza nani Nana w'inshuti ye kubyo yari yabeshye ntabwo cyakubwa abandi bantu batari sister wanjye ibyo bintu uri gushaka kuganamo ntabwo mbishaka Godfather njye ndi kuvuga ibyuko sister wanjye yavuze ngo ndi umukire kandi njyewe ntabwo ndi umukire mu miryango yanyu ndi umukire mu muryango w'iwacu kandi umwana wavuze ngo ndi umukire ni uwo mu muryango w'iwacu isangiye barabizi bityo ntabwo yavuze mu rwego rw'isi muri rusange we urumva kuba yavuga ngo ndi umukire ntabwo nabonye 1000 barabimenya ko nakibonye iyo ari 2 barabimenya ko nabibonye iyo ari 200 iyo ari miliyoni 2 ariyo miliyari 2 barabimenya ko nazibonye you get nta kindi nyine ntabwo ushaka kuza ngo uvuge ngo sister wanjye ngo yavuze gutya ndabona hano hahiye umukire se umukire utararyaho n'ijana ryiwe ni umukire gute abareyo ndabasuhuza mwe muyahahiye hati iyi ni Team Blue hano kuri TikTok abantu bakoze group ni abantu nyine bafasha abantu nyine bitwa Team Blue so iyo nyine baje bagashyiramo ino mitima ya Blue ubu bari kuyihafafa ubwo Fafa nawe ubwo ni Team Blue Fafa izi turabareyo ariko mana yagiye mujya muryama mwabyara murara mwicaye ntabwo mbisobanukiwe Team Blue nyine like abantu bose hano bafite amazina yabo barongeyeho agatima ka Blue ni team yitwa Team Blue okay vuga ngo Team Blue nibashiremo Blue mu hano muri comment zose zireta zinduka Blue Team Blue mwese muzamuke muri ubururu n'umweru naho Team Blue bose wa Team Blue ahageze mwabimenya mugende gake nyine ni group yabifasha abantu Team Blue ni ya zose gihe na ya sero inzwe hano turi muri Reyo nini ariko wabyumvise Godfather ibyo nakubwiraga njye ntabwo I'm not hypocrite ndashaka kugira ngo icyo kintu tucyumvikaneho sister wanjye nta mistake yigeze akora iwacu ni ngero Rujugiro iwacu kwa mama wanjye you understand I'm a good example ntabwo nigeze mbatenguha mwebwe niba mufite abakire banyu ni abanyu natwe iwacu ni ngewe mukire wabo halo turacyemeranyaho 100%. saba imbabazi rero dukomeze ikiganiro ntitwongere no kubivugaho ntabwo ngiye nshaka kuvugana nawe tutarumvikana mbabarira oya imbabazi se bazishyira kuri plate and then oya ariko abivuge kuko njye basi niba nanjye ndeka nanjye ubwo hari ibintu nanjye yagiye ankorera basi njye nyera akagize wewe nduriyajyanyaho ariko njye si twashakiramo n'uwo mutima oya ari uretse umuntu wese aba afite ibintu Godfather
Oui. shiramo n'urwo rurabo n'uwo mubu ego shaka abantu ako kabano we uri imfura sheri. none se bino bintu turi kujya tubona bizamutse biba ari ibyanyu cyangwa biba ari ibyanjye? Ako karoza urakakamira bunguri. mbese njyewe ninde bitanze n'idumba. So Alia rero ngiye kugusaba imbabazi sibyo? Oya buretse manzi ngira ibintu mvuga Godfather kucyana umuco umuntu mu ijambo. Yego. Ndabaza muravuze. Mugende. Tubisoje dute rero? Niko Alia. Ibyo byose umbwiye ndisegura nubwo twari hahiye hacanye umuriro ariko ndiyesikiza sibyo? Umuriro watsema byaba Waruzi gahone ntabwo ari umuzi ese wagireka kwijijisha ntabwo yaje mu kandi kantuza kanani. none se ntabwo uzi barumuna banjye ntabwo nzi wowe tutarajya na Instagram zitarabaho na Facebook zitarabaho ntabwo ndimo ndakubwira yaje mu makatfish yaje muri account ye ntabwo yaje mu mazina ye yaje kuza kuvuga ko ari murumuna wanjye kandi izina rya Dagi kuva ari uruhinja niryo yitwaga nabimenye wenda ngiye hariya kuryo wenda byiyitimiye hano hariya nakubusani ahubwo nanjye wazakubita akantu ushaka ngiye ntabwo nshobora kwintataninga Godfather wakoze nabi you have to say sorry. Kwari wari wa hostinze nkaba nakiriye ibitaragushimishije I'm sorry. Noneho na nyoko wanyu bakamutuka kumva tutse nyoko wanyu uragahona wewe umva ibyabereye aha désolé mbabarire ntabwo nari mfite gahunda yo kugira ngo agire ubabara nta nubwo narinze njye nuba ko byashiriye aha ngaha muri ntuza muri njyewe ntabwo njya ntangira kuri 5 cyangwa 6 ntangira kuri 0 tukazamuka yagaciye mbabarire ntabwo yantangiye nkita mbona igisura cyawe hano ndamvuga n'uyu nguyu ntabwo ngiye navuga tutararangiza ikibazo dufitanye turangiranye siniseguye urabona wambabariye sinakubabarira siko byabari bibi upfa kubakira kuri ibyo nyine ntacyo nzagenda niyondora buke buke ntari dore wari gukorwa de bari maze ayo mafaranga ni ayanjye cyangwa n'ay'abandi bari kubihereza papa wowe uri ku 5,500 njyewe yego abandi bari kuri bingahe kuvuga ngo reba hejuru yawe gato imibare iri hejuru yawe ku izina ryawe 5,500 uri kubana hejuru yawe ariko kubera iki muri abana babi ubwo murarebye mubona njyewe ndi umuntu uje ahangaha nyine nta kintu na kimwe ngomba kugira mwese mumbe ibintu byose bimita nca kuri Muyango uce kuri Muyango uratekereza yeye uzamuke show me love n'undi munsi ibyo bintu rero n'inkundura zibaha urumva mbere ko tuba muri ibintu ndizera ko ibintu bimeze fresh ntabwo byararangiye mureke tuganire birangiye mu kanya byarangiye ryari wari ukindakariye ubu none navuga izina ryawe rivuge nitwa Isimba Alliance Nyirabeza so none hano ijya hariya kuri okay nemere kuvuga hariya kuri sinongeye kugira kuri Muyango niba wambabariye twiyunze Muya Godfather ngaho maka aka lion wabarira urabizi mu miryango yacu twari tujya dutanga ikiru sibyo imikiru twumvikane ndahita nkubabarira nta n'undi mutima mu bindi bwongeye kugira pe uri kuvuga karori nka kara bamaze kukuguha ikiru no you give me ikiru and finish niko Nyirabeza Ariade ko murumvira muragabona Nyirabeza nde Tifa Nyirabeza ese ko ntari kuvaho inde Muyango okay reka tubigenze ntari kuvaho yego koma nese Muyango kubera iki yaba afite biriya bintu byose njyewe uriya Muyango uzi ko ari umwana mbyaye naje kare acha probleme banipandishe kure yuru ati banipandishe kure yuru
shamwamaye uzana bari ubu ukuntu bigenda hari big screen ijyamo umuntu ufite amanota menshi kurusha undi gutya nubwo mukanya ndimo kubazana mu biganiro ntimutekereze mfite ubwo wanyemereye kuvugisha ubwo turaza kuganira ubwo twiyunze muya kutishimye mwese ntabwo nshaka niba mutakunda ndahita nava no kuri TikTok nimutankira muri big screen ni ukuri to be honest muyango ndashaka kumukuramo petit sere wanjye akagenda ku ruhande akanyubaha nkajya muri big screen niya iminota 5 nimutabikora ndahita nigi to be honest and brother thank you ngendi Kongo naba ndiye kandi ko twafashikiye ubuse twebwe mwagize mute baragifashe tukirimo ubu ngubu turi ku kidegembyamo okay tubanza byikiri kugira ngo twiyunge gahone ndagusabye harya ingurube nihenze cyangwa intare akira yes. No. Niko uzi ukuntu iyo bayita bayita gute nubwo muzi ko muyango agiye kuvanamo nonaha ntago mvana mu ko mvanye muse oya uzi ko mfite 37 wewe naho ngomba kuba ndi hano hagiye kwaka umuriro hano hagiye kwaka umuriro ubundi njyewe nimutabikora mukabikora ku bw'urukundo njyewe nanjye nabibakorera Alia reka nkwigisha akantu sheri muri iki yes we ukuntu hano baserebura gift urahaguruka ukahita ushekinga nyashi ugashekinga ukagushiramo indirimbo ugashekinga cyane ndi kumwigisha TikTok simwavuze se ariko sinago ngenda ngo bahano kwakira abashyitsi izo nyaci ngiye nazo mfite duhuye zarashaje guma wicaye gutyo urambabaje reka gato bame gift urebe munyere gift burebe reba muri comment she's lying no nago ndi kubeshya guys okay muyango araburaho gato reka twagiye hano hagiye kwakumwe twagiye umva guys ariko rokura ari arata ndi kukwigisha amategeko ya TikTok ntabwo ubizi wowe baba agency friend nukuvuga ngo uko bazi neza ko ibyo bintu ntabikora uri uwa mbere abandi bazara gukurikira none se mbere ko okay wenda ndi kukubwira amategeko wumve niba bikunda cyangwa bidakunda wenda sinkubwiye ngo bikore da ariko ndi madame bano bantu ariya much love ikize umamabwire sha muyango my agency friend I'm gonna block you tomorrow ntabwo oyasha Ega urabona ko akuntu iyo umuntu nyine akigera ahantu nyine ukamufata ukamutembereza ukamubwira nyine amategeko n'amabwiriza ukuntu ibintu biba bimeze bwana nakuretse ngo ubanze uganire na Godfather nese ntabwo uzi kwa kundi okay reka nkwereke ikindi kintu mbwiye ni guys mutapige screen kwa kundi wabaga warazanye n'umwana wenda muto mutapige screen bayitapige bisobanura iki bari urabona ko kundi gutapinga no gukora sha bimekata mara miracle hano ngo batanga gift gute mume gift uyu munsi dukora amateka ntihazagire n'undi muntu ubaho wigeze uhabwa gift kundusha kubera ko murabizi ko nanjye uyirimo nahita nyiguha nzi kuntu bayitanga to be honest narinzi ko ari njye muntu uzi kuvugira gift ariko reka nkubwire boro wanjye ubunjye niriwe mu birere ndi gucuruza wowe wasi kubwira ukuntu uwacuro mumabarire mu kirere muyango muri biki nanjye ndabakunda hanyuma ari mukanya wenda niba guhita gift ndakubwira uko bimeze Lili ariko Lili kubera icyo utari kumpa lion yanjye nayiguhaye nigera utinyima karakara lion gato kuko nakabonye nabaga nta ariko no mana ndamenye lion nyibonye n'ibintu bito
ubundi ari njye nawe ninde uyigomba undi ariya we. ariko sheri njyewe si bwo bwa mbere nje kuri live kandi ikindi cyongeyeho you are my big sister you have to Yego ye. akeyire Inshuti yake ma chérie, welcome. ngaho gusaragitana lion yanjye nari naranze kujya live unuzirira adahari ngo ahita yima live utabimbwiye kuki utanteguje utabwiye kuri buze wari wamwandikiye niba udashaka kuyima yihore ariko big c ariko muri kumva basa yimpereze lion yanjye we nta muntu ujye twakira lion ebyiri Ego ko ni 10 barazakira. Mwaretse nkamubeshya ariko kwari bwo bwa mbere akihagera umuteka mitwe ubaka kanya nariri muramwanduje ko umuteka mitwe muri Espagne koko muri muramwanduje ntabwo gift yanjye uzayinyoherereza amalion tayohereza ku iposita Lili ni sente kwa gusetike yes ufite tike cyangwa tike yo Bruxelles yo muri concert ntabwo ndayigura ariko njyewe se hari ikibazo ako kanya meme umunsi la meme jour najyayo nzajya ghostinga Bruxelles nawe uzaza Ego ko noneho arahiye arenze imipaka muya abantu muri Bruxelles abantu muri France abantu muri Espagne abantu muri Italy abantu mbese abantu mwese muri Yesu we abantu mwese muri Europe come see me on 7th yes March musheme imitima mwandikeho host muyango uzajya guhostinga abaginga ariko ntabwo bigezamo amafaranga yo kwamamaza muya nta kintu ufite ubwira abantu ntunabivugira n'abasenzi bambeshye kuma amafaranga yanjye ntabwo bigeze banyishyura nta kintu ufite cyo kwamamariza ku bintu bya Bruxelles n'abataranyishyura umva turi kumwe nzaza oya muyango wikwita pano yanjye ndagusabye ibya Bruxelles byihore kugeza banyishyura abasenzi barambeshya kunyishyura bakambeshya kabahamumo kugira ngo bave amafaranga bakanga ntugire ikintu cya Bruxelles ariko abakongomani bararakaye bana yanjye narumiwe oya mani birababaza ariko rero reka njye mfata umwanya nsuza abantu banjye bo muri comment ubu koko yego mba nayibonye ko gift biba byagoranye ariko rwose muri abantu banjye ndabakunda abantu bo muri comment you guys umva nkubwire muyango wahamagara abakiriya wagira ute oya cyoko nzaba MC muri concert ya Bruce Melody na Shiba twumvikane rero muyango twubahane reka kwamamariza hano muyango twubahane aba bahamba banze kunyishyura ntugire ikintu cyagitara muvugira okay noneho host mwamaze kubyandika mwandike ngo MC Muyango yego ntugire ikintu cyagitara kuvuga ibya concert ntugire ikintu cyabira bimboro uvuga nagusabye none reka mbabaze banze kunyishyura ntabwo nkunda nanjye abantu ni n'abasikama nabo bazabambara niba batashobora kumpa amafaranga abantu nabasabye uburo barambeshya nta muntu ujya wambura umwana wirwanyeho sha sense warampamagaye ntare yanjye bro MC Muyango MC niwe wacu MC Muyango nagiye muri parike kuyishakisha iraza mutabikora no ari kubitunganya ni wowe unzanye se ari kubikora wi iravuhakira no what's up hey kubiri gusakuza ibiki mbese kuza n'ibyanjye ya ntabwo nzi impamvu nanone biracyasakuza se wapfa uyivane kuri ntuzi ndagiye umwana ari kurira kuri imbere y'Imana petite sœur wenda ntabwo Bernard ari petit frère ndi petite sœur I know him better. You know him better? What do you mean? It's my little brother. Nyamara Muyango bari kumugira Muyango araje byakomeye. Byakomeye.
Isi bitese byiza mukuru. I'm good. Tumeze neza. None ngo nizere nibihe biri kujya mbere. Nari nzi ko kera abantu batarobanura ku butoni. Yewe kaceceke. Prophet wacu nkaza kuvuga yuko ugiye kunsengera ngo Imana ibyanjye bisobanure namara kwivugira abafata bakabijyana bakabisira hariya Naseka nkubaze gatoya nsengera ngo Imana ibyo bintu bikuraho ntibabikore kuri social media nguki kutenga ngo ibyo bintu biburabuze Imana ntigende ngo banjire kuri social media ndi kuvuga waranasinziriye ntibashizeho uri no kugona bitese komara kabaye twende ni koga urukumva ntawe rushyuruhuka ariko shalom uraho meze neza ba oya vugisha ibikorwa umva muya c'est bon ndakomeye ndashima Imana nta burwayi nose ntabwo wanyumvaga hariya kursa agiye he yamanutse none se kuri wenda afungura kamera ko namubona kuri umwana yagiye kuri umwana nani isi kudafungura kamera nari buretse mfungure gato nari ndimo nditunganya gatoya mumereze umunota Amilaka aha Antibada merci bisous Pastor, umeze ute meze neza. ese kuri kugira abantu ngo bashireho kamera we kutashyiraho iyawe ngo twereke isura yawe nakwandikira ngo akusubize urashaka kundeba yo sorry ni kwisi kureba abandi we kuki utigaragaza nawe ngo urashaka kundeba ngo nkoze igiko ndi ikiremba none se isura yawe niyo turongora ndi ikiremba sheri nta mpamvu yo kundeba none se wowe yacu uyishaka iki ko natwe tutajyana babari ruzi yanyu uyishaka we nawe ushaka kuyereka ndapfuye ese ni ibiki biri gusakuza muya ntabwo ari njyewe mu muyaga simbi cyangwa fan cyangwa SP something like telefone yaracometse ku ariko muriro ntabwo ari oh my god Jesus rero nkubwire muya ko papa nciyeho you are not safe bebe ndetse simwitunganye yo mana we aheza ni mu ijuru